Yes, okay, reka nizere ko mumeze neza ahantu hose mugiye muherereye mwese mukurikira Global Empire aho muri abari Burayi, muri Afrika, ku mugabane wa Aziya. Mwese reka nizere ko mumeze neza, ndabasuje mbahaye jambo. Ndikumwe n'abantu ahangaha rero tuguye kwa Scovia Mutesi mu rugo rwiwe. Scovia ngo ni big, ni fresh, ni neza. Murabona rero ko asa neza. Asa neza koko. Turi ari kumubona kabenzi. Warabengerana. Kabenzi muri mu element kabisa, kifrero element cyane cyane ku bantu babivuga bakanabyita gutyo nyine tu. Wowe bifata utese. Yenzi. Barabona ko musa. Iyo abantu bakomeje bakavuga ikintu cyane birangira nawe wimiye ko ari byo. Scovia. Wowe kubona avuga kuri Scovia Mutesi ubivuga iki? Je ntabwo mbiza abantu n'ubu babivuga ni. Murara ukuntu babibona. Okay. Bahaye ikaze rero kuri Global Empire. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Birikira umutangariza abantu bacu. Jene. Ikintu twababwira Urashaka imfashanyo ko? Nuko hari twari tumaze iminsi tutabaye imbere ariko nuko dufite amaproje menshi tugiye gukora. Kandi yose ari n'umuriro kabisa ararenze. Icyo tubasabye support yabo nk'abanyarwanda, ibintu byacu bakunde, ba sharing, ba like, bakande subscribe. Ni icyo ngende kubitekereza. Yes, ikintu tubazanye rero ni ikintu bita fire bro. Uko tubazaniye sona navuga gutera ni filime imezemo nkaho ni filime isekeje kandi na filime urumva filime isekeje ibirimo byose, irimo n'amasomo menshi, irimo n'inyigisho nyine to byose birimo biravanze. Ariko ikintu cya mbere buriya iyo kireba video kino kiganiro ndashaka abantu igihumbi bandike ngo turashaka mbere y'ibindi byose mbere yuko barakomeza ikiganiro maze barike ngo turashaka uko tugiye kubata mu byatara. Ni imiriro kabisa, ni imiriro kuri Global Empire, ni imiriro mubireba se. Bireba ko natwe tuba dukiyemo mama tugira ngo no muri bakikuru mujya mukina mwebwe babiri ku nyuma wiza bimeze. Twebwe twahwese Scovia ni ukunda kugira vibe nyinshi cyane, ajya nkora aho kumujya umugabo we ariko nkabinganzwa cyo bita uzi ushobora kuba umugabo ukabingara kandi umugabo ntabwo byumvikana aho kinganzwa nyine inganzwa igatinduka ingara. So njye rero mu bisanzwe ikintu nakwivugaho njye nditonda cyane. Biriya ni mu buryo bwo kwigisha abantu tunyujije mu bintu bakunda. Buriya umuntu aragoye kandi umuntu ni mugari, gusa iyo ucishije ubutumwa bwawe muri filime biba ari byiza cyane ko hari abantu hari filime nigeze gukoraho ndi anti. So abantu nyine barandika muri comment benshi ngo ndi umunyamushihandi iki or something, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ko meze mu buzima busanzwe. Abantu barabizi ndi umwana mwiza, nuko mba ngira ngo mbigishe mbacishirize mu bintu mukunda. Filime waramputse siko kubera umugabo ariko ubundi ndimbwa no kuri pose. Oya ntabwo uri imbwa, biriya tuba dushaka kwigisha abagore bameze nkanjye muri iriya filime, ariko ntabwo mu by'ukuri bikwiye, ntabwo ari ibintu twashishikariza abagore. Ni ubutumwa mbese, ni filime ifite ubutumwa. Ifite ubutumwa abanyarwandakazi muri filime, abanyarwandakazi bose bayireba bazihangana. Ariko umuntu ashobora kureba nyine ikintu utabanje kusobanurira gutya akikibona akahita yimagina ko iki kintu akazabona neza ko ndi igikaritazi. Oya njye hari nk'ukuntu njya nca nk'ahantu mva nyine umuntu arambwira ati se buriya nikomeze kuriya nikomeze. Mu by'ukuri ntabwo ari komeze. Abantu babizi n'abantu dukorana babahereza honestly kuko ndi umwana mwiza pe, cyane ko n'ubu uri n'umufana wanjye ugahura nanjye ntuzakire kunsuhuza. Nta mutima mubi kabisa. N'abandi bose bakinana amahane bagenda bakundwa ntabwo ari wowe gusa, ariko nanjye nyine nkina witonda. Ariko
ndumva atari hose ntabwo ari hose nagiye nyina nitonda kabisa nanjye ndavanze hose ngire ndavanze ariko buriya ntabwo ndi imvange ahubwo ndavanze mu buryo nkora n'uburyo gusa ariko uritonda rero izina ry'Imana ni ubwa mbere muri n'umuntu witonda kuri kamera kandi muri filime wamereye nabi muri filime nyine nawe yabyumvugiye ko ari umwana mwiza inyuma ntabwo ndabyumvisha ubundi twe banyabo batandukanye natwe bo muri filime tuba turi gukwega mu buryo bwo gukwega imbaga nyamwinshi dukoresheje ubutumwa nyine ukihindura undi muntu utariho kugira ngo wigishe ariko mu by'ukuri nyuma ya filime mu buzima busanzwe tuba turi abana beza cyane bagiye rero bavuga kenshi ngo turabanibwe ngo ndogo ngo nta kintu bahereza none ubu ngubu barajya hese igihe kintu cyangwa baragiye ko twiyiziye twaje kabisa tuzanye ibintu birenze babe maso amadrama agiye atandukanye filime komedi ibintu byose kabisa kuri ndogo ubu ngubu tugiye kubiza tugahereze hanyuma Scott batubwira rero mumaze gukoresha ku mbuga zawe ukoresha kuri TikTok nkoresha agasaro Queen Darina kuri Instagram na agasaro Queen 001 agasaro Darina cyaze wana mugani wowe ukoresha iki kambere ndetse wana mugani shawuri itonda pe ibi ntabwo ndakushinjaga ariko imbere y'abanyarwanda witonda umwana w'umutima mwiza siko bimutese kabisa yego ngiye nkoresha kabezi comment ku mbuga zose element muto cyaza zose ugira imbuga zose nta rubuga ntagira kereka izitabasha kujyamo email izitabasha kujyamo email urumva ugira na Twitter wabiforomwa n'abantu babiri urumva mfite TikTok nayo ntabwo irenze cyane ariko iri aho nk'abanyarwanda barayizi nkagira IG nayo iri aho IG ntibabireba iri aho ngaho mu bigori nkagira YouTube nayo yazimye nkagira n'izo mbuga ngira ziri aho ngaho nyine tu ariko ubundi gukora kuri ndogo Empire